Hako nkungu njye hari ikintu ntumva pe. Nkungu kucyo wakoze ikosa go gukambira mushiki wanjye. Mbwira, ubu nakabaye ntuje ndi mu mapenzi nanjye nk'abandi none nagacanzwe. Nanjye sinkundane ngo bimare kabiri pe. Nimba ari umuntu anteje abazimu simbizi. Kuki wabaye mushiki wanjye? Freddy, urumva ushaka kumbaza impamvu nabaye mushiki wawe? Ahubwo we kuki wabaye musaza wanjye? Kamore mu nyumvire. Ndimo ndakubaza ikibazo nawe ukansubirisha ikindi. Urimo urambaza ngo kubera iki nabaye mushiki wawe? Ahubwo nawe nsubiza kubera iki wabaye musaza wanjye? Urumva ibyo bintu koko byumvikana? Uzi ukuntu ngukunda ukifata ngo ubaye musaza wanjye. Nkifata se nkabiba njye nigize mbishegamo ngo mbijyemo. Urambabaje Freddy. Akunda nkungu kuko undi se igihugu cyo yabayeho koko. Ese bite ko numva muri gushwana kandi ubuzima buryoshye? Kana se ikigishimishije mwino nzu. Ntabwo se iki kibabaje. Kuba ari mushiki wawe n'aka musaza we. Ahubwo se ubwo mubabajwe n'iki? Wenda ikibabaje nuko mwatinze kubimenya ariko njye nari mbizi. Rega njye nabibonaga. Ese nubwo mubona ko musa mwakabimwishimira ko muri abavandimwe basaga. Ego buranyirama. Nuko nabonye wandakaye ukandakaye ukabigira ibintu bya danger nko kuba narahoberanye na Fred. Ako njye nabonye nabirenze. Kuko nubundi rega umusaza wawe. Ahubwo wakabaye umfata nka muri amukazi wawe ukambye ati ndakwinginze. Fred uzamufate neza uko ntari kumufata uzakumufata uzahambere. Reka njye kerezo ko nari bijyanje. Humura musaza nzamwitaho neza. Okay. Mushyire mu biganza byanjye gusa bundi we. Zihongo ivumbi zicara ku meza. Nshaka kuvugana nawe mve imbere. Gusa umbwiye. Ase wamobeye. Mure. Sha. Yeza kuzwe. Uteka ryose. Ubu mwowe muganga? Komera. Yewe nihangane natinze. Nese ko iki watinze? Urumva akazi kana ntago kaba koroshye. Renzi ko wakwimye uruhushya. Nategereje ndarambirwa. Urumva nabyo byajyaga kuba nkabyo. Ariko ndavuga ati ntago ko byanyakoze ntago nasiba. Dogiteri aramobe. Meze neza ariko. Meze neza. Ari nkukumbuye. Koko se cyane. Makode. Humburwa. What? Cyakora wari ukumbuye iki? Nkumbuye ko tubonana kumubona. Urumva ushize karaganira ndibagirwa mvuga menshi. Ubwo rero numvaga nyine ko oya nta kibazo. Hako se nta yindi myenda ugira kuhora muri iyi myenda. None nawe tugiye guhura nabwo yambaye. Imyenda yabura niyo myenda bura ngira imbere. Kandi buriya umwenda w'akazi uraba rw'akazi. Ariko ubu nari gutanya ko nzagura imyenda ngiye gutaha. Utari mu kazi wagomba genda ko wambaye nka t-shirt cyasuka cy'ikintu hindura ariko ntuze wambaye imyenda y'akazi. Ukurikije ukuntu aguhamagaye mubwira ko ngushaka we nta nubwo byaguteye amatsiko. Urumva nyine nari gutekereza ibintu bibiri. Urumva wenda kugiye kumpana cyangwa se n'ikindi kintu kigiye kunkorera. Kuko se wakuze iki? Sinavuye ko ushize nyine urumva twaganiye nkibagirwa nkavuga menshi. Oya birabyibagirwe nta kibazo. Nkuruze. Kwa muganga muraho. Kwa muganga turakomeye akazi karagenda nta kibazo. Karagenda abantu bari gukira abandi bagapfa byose.
oya nyine byose bibaho mu buzima ariko icy'ingenzi ntabwo aricyo ngicyo cy'ingenzi hari icyangenzaga bwira nyine nimba ari amahoro gusa ariko wenda utaragera ku kintu cyakugenzaga rwose umbabarire urumva buriya njye makote buriya ntabwo ndi umwana mubi nubwo narigera rimwe na rimwe nimba ari shitani mvangira sinzi ariko mu by'ukuri uko mbona gutya niko ndi nukuri pe rero makote nk'uko nakubwiye ko ngushaka ukaba uri kumbona ahangaha nagushakaga hari ikintu nashaka kukubwira ariko icyo ushaka kubwira ntabwo nzi uburyo ugiye kucyakiramo nyine ariko byabaye ngombwa ko nyine nyikubwira ngiye kwakira ko nta gikapu nazanye niko ko nta gikapu nazanye wareka nkasubira mu rugo Sheri cyakoze ufite umusaza umeze neza ubu nzamwita ibiki kuko mukabyara amazi bishira ntabwo mbabarira urandoda amazi abona nditoroshe cyangwa narohamye si ku cyane umurinzi waba ufite umushira icara hariya ako frere ubundi twicaye tuganire undi umukobwa mubi ndibaza iki urandi umukobwa mubi ku buryo wirirwa wihoma kuri mushiki wawe buriya n'umushiki wawe ntacyo wabihindura kubona ntuzabonera mushiki wawe ndebe so umeze nk'undi wazanye ingwe mu mujyi ntushake rero uhindura ibitekerezo wumve ko bidashoboka ukundi undi muntu nta wundi ni njyewe fungura umutima wawe ninjiremo usore urimo agenda she's your sister ega njye naguha ibyo atagwaye nagukora ibyo atagukoreye cyane ko njye ndi n'umusirimu ntazi kuri amaturage waguhogoje maze rero nujya kuvuga nugera kuri nyiramana utaruke natarutse ndi hano ku bwawe tubinywera unywera ibiki ubu wipanze akazi mugiye kujya muri relationship right yeah me and you babe come on ako nkungu buri reka nkwibariza wakabaye ari wowe umuntu wa mbere bibabaje yuko nsanze ari mushiki wanjye bitewe n'ubukomere relationship yacu yamaje kugeraho uziko twateganyaga no kuba twapanga ubukwe tugashakana njyewe ke ibyo ntibimbabaza uzana byambabaza se cyeka ndamutse nsanze nanjye mvukana namwe ibyo nicyo kintu nzi cyambabaza ariko ntago mvukana namwe naho duhuriye ese uri inshuti nyamake rero urumva ko muye kubyishimira ikindi kandi agusiza mu maboko meza uri kumwe n'umukobwa uzi neza musanzwe muri inshuti mumenyeranye ikibazo ufite se n'iki reka nkubwire ijambo rimwe uko byagenda uko ariko kose nyiramana ndamukunda nta n'icyabihindura ugomba guhinduka umushiki wawe ndakubwiye ngo nyiramana ndamukunda nta n'icyabihinduka kandi sinzakundana nawe ende isoko yo uzagenda uzitange muri mondis wakeye izina niryo muntu hakufura ubundi buri kwigira ibiki wajya ugira umutima mwiza nk'uwaso oya ntabwo ari icyo batwara ninjye nawe ngomba kucyuganjye nawe ntacyo nimba ari ukumva ngera nibanga kubi wambwira ntacyo kuri kwisakaza nari kubona uri kubira icyuya nibuka ko nta n'agatambaro nazanye oya ntabwo biri ngombwa makuru reka nshaka kubwira ase ko ufite ubwoba mera neza manura amaboko mere neza guke makuru buriya nubwo ubona nzi iwanyu nyine akenshi uje kuvura ukabona ndakwitegereza hari impamvu ituma mwitegereza shana ukuri hangana ndabona ugiye kurira nyine nk'uko nabikubwiye ntabwo nzi kuri wowe ngiye nzi uko bimeze kuri jye ariko kuri sinzi uko bimeze muko nagira ngo nkubwire ko nagukunze ko nagukunze sikunkunda se ndagukunda mako byanya byose byandi bajya bavuga byita gukundana yego ndagukunda ariko hari nashonje byane byo gukundana nk'abagore n'abagabo se genda gukunda urukundo wese yazi byampaye nka rwaseze twataramye
Makote, je suis Makote, d'accord. Muga, hari wowe. Banza utekereza neza mu muri kuvugana. Ninjye Makote, ndi umuzamu. Nyagasani. Rega kubura umuzamu ntacyo bitwaye. None se umuzamu si umuntu, none se ntakwiye gukundwa. Umuzamu ni umuntu nk'abandi bose. Niko kazi nyine ubwo ntako ngako ufite. Ntaga kazi ukora kagena n'urukundo ugomba gukunda. Byamaye. Oya. Nubwo uri umuzamu ndagukunda Mako. Ni njyewe uri kumenya kuri dogiteri. Ibyo naho bihurira. Amagambo ngiye Makote wabyutse. Ngiye kubyumva. Niwe ndi kubyumva. Nyagasani. Ibintu mbabaye simba ndi kubirota ari ukuri. Ngusabye mbyizeye. Ngurankunda. Makonda gukunda. Nese basi urabyemeye uri guhakana njye usi ndamenya ibintu uri kubera hanga uri kunshanga wemeye wahakanye nibiki subiza kangwiza ukuri ibintu ndimubwiye nje ndumva binandenze kuko nibibaho urumva umukozi wo mu rugo none guhora na dogiteri nintu utakumva umbwije nukunkura cyangwa urashaka kunkuramo impyiko Chiko ngo zigura menshi narabyumvisha. Ibyo byose bitekereza. Nge nzagukunda, ndagukunda n'ubuzima bwanjye bwose. Ni wowe nshaka. Sinjye suri kwibwiriye. Ndeba mu maso basi sinjye uri kubikubwira. Urabona naba nkubeshye ngara mu maso wanjye ko harimo kubeshya. Ufite telefone aho ngaho. Nkiza hamagare mabambe mubwire. Nukuri ibi bintu birandenze babari. Mubaruniza telefone mpamagare mama mubwete mama noneho ntago mbizi ibintu muri kumbaho nimba ari byandi byanyabyo koko. Nimba ari wamugisha utondagira amabyi. Ubwo nanjye Makote biraba. Mfate yego mbifate gute? Subiza. Ndashaka igisubizo cyo ko nawe umbwira ku nkunda. Ubundi mbone gutuza. Ntabwo ndi gutekereza reka nzakubwira neza je bazate Makote we. Mama ayi we. Ayi we. Nizere karibu nsubise. Ahari nasaze pe. Ahari nasaze. Ako nacyo ngomba kubivuga. None se mbipfane. Niba mukunda kandi muzamu n'umuntu nk'abandi agomba gukundwa. Mama nje ntago nshobora gutandukana na Fred. Ntago bishoboka urabizi ndakuba. Nta munsi warimwe wigeze umbona njyewe Nyiramana nkushiraho isoni cyangwa ngo ngusuzugure. Ariko ntago wanyumvisha ukuntu ngende butandukane na Fred. Ikindi ngo tuve muri iyi nzu. Akoma wibuka ikira cyaro twabagamo. Dusubire mu cyaro. Hari ahantu birirwa baduseka bavuga ati dore wa mugore w'indaya dore wa mukene ugenda usabiriza. Dusohoke muri iyi nzu. Yego sindabyizera ngo ni kwa papa ni kuri kumbwira niko nabyumvishe. Sindabyizera neza. Ariko ubwo nibyo ni kwa papa. Ntago wanyumvisha ukuntu njyewe Nyiramana nabyemera ngo dusubire mu cyaro. Warangije kwigira Afrika? Warangije kumwigana neza? Urumva nyine utagishaka kuba Nyiramana, wabaha mama, wundi ukunda mama, wundi waruhanye na mama, watangiye kwigira ingari nka murumuna wawe. Rero buriya wa mwana we nuko tubizi. Uwo Fred utsimbaraye n'umusaza wawe. Niba wumva ko kuri Nyiramana wundi iwacu mu cyaro. Wa mwana umwe w'umukobwa wumviraga mama we bakajya inama. Wundi baruhanye. Ntega amatwi wumva ibyo mubwira. Uwo Fred rwose mbabarira n'umusaza wawe. Nituvanga tukagenda uzabona undi rwose mwiza kandi ukunze. Nyumva ntabwo ushaka kuguma ahangaha. Ntabwo ushaka kuguma ahangaha. Papa we yarampemukiye kumubabara ntabwo ari nonaha. Ntabwo ari nonaha pe. Kandi wimbabaza wintera agahinda mwana wanjye. Urashaka kwigira nka murumuna wawe koko? Nawe bitesha mutwe. Ko ari we twajyaga inama. Tugahuriza hamwe ibintu bikagenda neza mwana wanjye. Kuko ndeba wanyihindutse.
Ego bijemo urukundo ibintu byose birahinduka. Ese uzabana na musaza wawe? Ariko musaza wanjye Yego uriya ni so kandi nawe ni se. nta nubwo ibyo bintu ngenda nabyizera. Musaza wanjye ubu koko mfata igihe cyose Fred niwe muntu wamfashije ninjira hano anyitaho, ni nawe muhungu wa mbere nkundanye nawe, ibyo ngibyo urabizi. Nyine ni amaraso y'ubuvandimwe yabakuruye atuma kwiyumvaho nawe mwiyumvamo. Rero ibyo simbyanze kumukunda nk'umuvandimwe, ariko kumuteganyamo umugabo ayo mahano sinashyigikira mwana wanjye, sinashyigikira. Ntabwo nakwiyumvisha ukuntu njye nzabona Fred yakundanye n'undi mukobwa. Ese wanyumvishe ko nanjye nahoraga nkumva ibintu byose. Ubu urajya ngo dusubire muri kiriya gikene twabagamo koko? Ntabwo ariho tuzasubira n'ubundi buryo twahavuye, ngira ngo urabwibuka, ariko tuzashaka ahandi tuzabaho twishimye kandi tutakiri muri bwa bukene nk'uko ubitekereza, ariko kuguma hano byo oya. Ngo reba ukuntu nari nangiye gusirimuka. Ubundi uzakomeza ubundi tugenda tugasubira mu bukene nzahita nongera ncupire. Humura papa wanyu nabonye abifuje abakunze, ariko jyewe ntabwo namubara. Ko muzi usenga ubundi niba ari papa ako se numva baramuka abana. Ubwo mbwira ukuntu nabana nawe ukabona na musaza wawe. Si ibyo nurumva bishoboka? Wenda nacyo nge nagumiza nkakundana na Fred nawe tutabana. Naze kucyusha ubundi n'ubundi uzamukunda. None se si umuvandimwe wawe? Oya. Harimo ibya sheri. Nyira mbabara w'inzamura isukari. Mwana wanjye noneho ngusabye imbabazi, nyemerera tuvanga rwose tugende, kandi aho tuzagenda bizi tuzabaho neza. Ese mareka nkubwire, nyine wowe uri kumbwira ngo mwumvire, njye wanyumviye bwa rimwe mu mahano, mu bintu by'amahano, mu bintu bitigeze bibaho mu yindi miryango nabonye. Iyo karande umuntu yazakizwa n'iki? Erega ibintu byose nta bantu babishyize. Oya nawe tekereza neza wumve kubana na musaza wawe ngo uramukunda. Yego ntabwo nigeze mvuga ngo mwangane, ariko ntabwo twaguma ahangaha, kandi nitugenda urabona ko wabaye umusirimu, wabaye umukobwa mwiza, urakeye. Nyira uriya kugira ngo umwana abone ijuru aryinjire nuko aba yubashye umubyeyi. Kandi mwana wanjye twararuhanye urabizi, twaryanye ubusa, twararanye hanze, aho twatandukaniye urahibuka. Nyira reka nishime basi bwa bukeya gatoya, wenda numve ko mu buzima bwanjye nanjye nakwishima. Ntabwo nakwifuza gutandukana nawe, sinzagusiga, nanjye uri ibyishimo byanjye. Urabizi ko Afurika ibyadukorera kurabizi. Hanyuma ubwe niyumva ko nageze aha nawe nkagutwara, azatwishakira. Mama reka ngerega ntabwo mbyumva. Kureba kino cyuzo warakizengurutse urakireba, uzi ko wowe uri kwirengagiza. Umva kino kizu ni kinini, kirimo ibyumba byinshi, hano twirira neza, nuko ndi umukozi wo mu rugo, cyangwa waretse ubundi tukigumira hano naho wowe banaguha akazi nta kibazo. Nyira inzu ni ya Nkuba wampemukiye, Nkuba wanenda kanyanga, Nkuba wambabaje, Nkuba wanteje umuruho wose ubu ngubu mfite. Ntabwo naba kwankunda. Nyira hano naje. Kuki umeze gutya no kubera? Kuki uri kwitwara gutya? Sinitwaye gute? Nawe urabizi ko niko wifata imbere ya papa wawe. Ariko reka ndashaka unsobanurire.
niba umaze kubyimba mantuza urumva ujye kuba iwawe. Njyewe mfite ikibazo kimwe cyonyine. Ubundi ufite abagore bangahe? Utaransubiza. Nimba Nyiramana nk'uko mwabimbwiye ari mushiki wanjye, njyewe ntabwo bishoboka yuko natandukana na Nyiramana. Ikizaba kizabe, nzanywa umuti n'ubundi amahoro ni mwebwe mwayakoze nk'ababyeyi, njye nabo nabyishimiye. Fred, umaze gufite abagore bangahe? Ukeneye uravuga ngo imfizi ntiyimirwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, siko ntari umwami, ariko ndi umugabo mwiza nagira n'abagore 100. Uri umuswati. Icyo ni kimwe. Ntabwo wakabaye uza uvugira hejuru nk'uko, kuko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Wakabisu tukaganira nk'umugabo mugenzi wanjye, kuko uyu munsi wa none ahari ugana haje ubwana. Ariko muze ibintu mbwira tuganira ni ibiki mu gihe imyaka yose tumaranye? Nkarindaho nkura utarigize umbwira yuko ufite abandi bagore cyane. Okay, wundi mugore ubwo hanze wundi wanyize ubwo wasanga ufite n'abandi nk'ijana. Noneho aho utabera muswati se ni imigano y'Imana se inyumba. Hanjye rega ujye umenya yuko nabaye mukuru. Tukwiye kuzatuganira, wenda twaganira ibintu by'abagabo, ariko twaganira ibintu biteza imbere urugo. Ese nkubaza, uramutse uje gutyo urakaye, ibyumba za wumva cyangwa ubyifuzo wumva ariko byakumvikana? Kwino gake nk'umugabo uganira n'undi mugabo, nta mpamvu yo kuza uvugira hejuru. Ese ntagusubiza urabona wantwaye? Okay, nibyo amakosa yarakozwe. Uje kunesha umutwe. Afite ngo rwarahiritse. Ntasoje ariko. Akwikire. Ako se mwajya gucaniza tunaganira. Kubonye iki se? Wenda kera. Ntega amatwi. Tukanira nk'abana b'abagabo. Hanyendeka muri ingofero. Kuri. Iri kumbwira gute? Ubundi uzamenya ahantu wanduriye. Nandura iki se? Araje vuga ikikuzanye kuri Malariya. Inkora muri mudu mba tukwipangira imishinga. Uri gupangiye hehe? Ayo mafaranga rero nanyukiremo mwereke ukuntu tubikora. Shama ko ndi gupanga imishinga kuko kuri insho n'imbiri burye n'imbiri bunkomane simbizi pe. Mbere ugire inama. Bayabyo rero nama nyine ahubwo se kuje kunesha umutwe ushaka iki shaho. Usasha. Ufite gahunda yo kunyumva? Iki kibazo se? Mbere na mbere bunije igihumbi mwereke. Mfite amakuru afatika. Ndi kwita mugashirura ngo igihumbi. Usuruka kubona mvano kuko nanjye mu kazi. Ayo wasevindes. Reka ibyo ngibyo natubivemo. Mva rero umwana wa mama tujya batuganira tuganire nk'abantu b'abagabo. Nubwo ndi umugore ariko bura mu rukiko nawe umugabo. Kandi umuntu wese twitekereza. Ayo magambo yose uburo turakwajya gushaka amafaranga. Nizeye ko nta kibazo cy'amafaranga. Ntabyo amafaranga nshaka. Cyambabara nifite ubukire nunza n'ibiro by'amafaranga. Ga muri ibyo. Ibi ngibi byo biri mu buzima. Nabyo nawe bwabura. Mbone umugabo se. Igicucu. Muri ibyo ahubwo nyine mwana. Ariko ntunseke. Ako sirasa kubone uskomeza umuntu wataye bumanzi. Nubu uri kwisetsa. Nebisono ufite cyangwa shabyaciyemo. Simuseke. Niwanyemyese. Ariko sinkubeshye nari kuba ndiye nabi. Siba. Reka tunabireke. Mako,
tume dushwana. Mabusha. Ubwo uri umuntu ukomeye. Mbaraho kanashaka kubwira. Umukobwa agire gutya avuga tura amakote. Yabatatu. Ako se mbwire winera mutse. We mukobwa se. Gabwa mwiza. Nyiramana se. Kisuge. Nyiramana kare kagene nitezo kozo mu rugo. Ubusikare si umukobwa mwiza. Noneho ni wa muntu ufatika tari nkabo. Sha ubwo niba atari umukozi mugenzi wawe si wakora iki? Ubwo ni umunyerondokazi. Abarashambete uramukote. Aturuzi ko muri mwiza. Umukobwa w'irofu. Romba. Rangatera hunza. Wiki. Numva ndumwe neza ko umusatsi umvuye kuva nitwa amakote n'ubwambere n'umvisha umukobwa mbwira ijambo nk'iryo. None se ubera ikimara ubwo ikibazo ufite muri ibyo ni iki? Nuko umukobwa yagukunda? Ese ngambwira nanjye byemereye ngire. Kumako wagire ku burofu. Ariko urumva ahantu we urumva umukobwa ufatika. Arabyibushye. Cyabata we. Ngaranya kiriya kigore kiri muri ibyo. Reka kirani gicucu. Nakayo kameze wenda wowe arusha nyiramana inzobe se nta mpuriye none abayitonze abwati makote hayo komako none se ngiye kugeza nago nzi ikibazo ufite nimba umukobwa yakubwiye ko agukunze wowe kugenda kwanjye wowe ukamusubiza ngo nanjye nagukunze ntimugakunde kuri igicucu umukobwa mwiza gutyo urumva yapfa gukunda amakote jewe icyo ntashaka cyo Nyiramana nubwo twatuvukana mu nda duhuje ababyeyi 100%. Ntabwo nshaka gutandukana Nyiramana. Ibyo ntabwo bishoboka. Peti genda gake. Ganira nk'umugabo nyine ushaka ibitekerezo by'undi mugabo. None ngo amakosa yarakozwe. Niyo mpamvu nanjye nemeye guca bugufi ngasaba imbabazi. Ntabwo ngero nakwirengera ingaruka z'ibintu mwakoze muri 19 kangahe ngo ngiye mbirengere muri uyu mwaka. Ikindi niba ikosa ryabonetse rigomba gukosorwa kandi gukosorwa mu nzira nziza kandi ngo ibuye ryagaragaye niba kiza gute yubakisha isuku. Umaze gukura nawe wakoze amahano ariko aho tumenya ko ari amahano ugapfira iki Nyiramana mureke ntabwo mureka tumaze kumenya ko ari bashiki we ntabwo mureka pe amakosa sa yawe amakosa n'ayanjye ahubwo nime no kwirengera amuze uzi ikintu bita urukundo kuba wakunda umuntu ukamwimariramo umuntu ukabireba ukabikerenza ukabyihorera nose njye urukumva nakoreye ariko abantu barakundana bakanashwana ahubwo kiwumva yuko ari nkaho njya mu bitaro bakamumbagamo bakamunkura wamenyereye kwikundira abantu batandukanye sinzi ngo umugore wa hano cyangwa cyawe njyewe urumva yuko njye ntago uko bimeze njye nakunze Nyiramana kandi njye rwose tuzarambana niwe nshaka nta n'undi mugore nshaka mu buzima ariko so ndi Fred nshimye gufi imbere yawe nakoze amakosa sibyo imbabazi none musebe ka ese keya ko tumaranye igihe ko ari ko anyitaho n'umuganga mwiza icyo muriho nawe nuko amvura ubundi bigutwaye iki uramutse ibindi byose ushyize inyuma y'umugongo ukabitera umugongo ugakundana na keya ende njyewe nkundana na keya urabizi ndakubaha pe mu bintu byose bishoboka ariko keya ntabwo namwemera niyo wateka ibuye rigashya ntabwo bishoboka agana okay wenda suko kubahuka ariko ngiye nkubwije kuri pe ngiye nkunda Nyiramana 100% kandi nta n'undi mugore amusimbuza kwinosa ibyo byake azagiyita ku barwayi biko nta kintu ngiye nakora kandi entre ngiye byo twagaraga n'ibyo ndabiranga Fred ntabwo ngiye bishoboka numva ukavugira hejuru imbere papa wawe ntazakorohera warangiza ukavuga ngo kanyiteruraho agushyira mu rushyi ndavuze ngo urukundo rwawe na Nyiramana est impossible ntabwo bishoboka Nyiramana niwe mugore nza
wembwira aho ngaho nta kintu nibereho nta n'iki. yewe ako mugana umukobwa ubundi ubwo ni muzima mu mutwe ashaka kuba afite ikibazo cyo mu Nta mutwe kibazo. shaka afite ikibazo cyo mu mutwe mako umukobwa we muzima agifata akagukunda akagira abikubwira wowe makote n'ubukote bwawe Mba gicucu. Ariko bura mwewe ntago bizi. Ariko wenda reka nkwereka nkubita bakagafero bibona. Ora ntari umusore mwiza. uretse no kwambara ingofero y'umukara ni wakambara y'umutuku uri makote pe Gicucu. Ya nk'umunicaye nko muri salo. niba wicaye mu ndege Ndavuga ati Keya. Zanira amazi hano. tanga ingero utashyiramo izina ryanjye Ah. Kano ubundi rinatera n'umwaka. imbere Ese wenda tuve muri ibyo. Ibyo bintu urumva bisengeye. sindi kumva uwo mukobwa ari ikimara ntuzi ko umukobwa buzima ufite mu mutwe yakinga ugakunda amakote wowe cyakoze niba nawe Uri kuvuga ngo ni muzima. Ujya hari naho muhuriye. ushatse kuvuga ko ndenze Meze bite ko ndeba salo nkayigamije bimeze bite? Sawa. Gira vuba. Sohokana na mabuja wawe. Gira vuba nasohoka vire muri salo. buki Sohoka mvira muri salo. yande Yanjye, we nande njye n'umugabo wanjye. hareka abagabo barashaka we mugabo wawe Umva musohora bino bintu musohokanira ibintu. ahubwo si kuvuga umugabo we nari Makoti. Karame ndakumva. Sohora bino bintu nawe musohokane. ndi sohoka ariko Ni wowe arundi se uguhetsa arundi uri inyuma y'umugongo wawe se? Harundi uri inyuma y'umugongo wawe? Harundi se mu babiri bari hano kuri wowe basa? Uri impanga se? hari imyenda ye Ndavuze ngo yisohore. Makoti. Sohokana n'uyu mugore. Ene sohoka janga kai nkari mu rugo ndasohokana nawe njye. Ngo iki? We. Ukajya ndeba gutyo wayibwira wa mugore we niba ushaka kujya kuri regime Reka nkubwire. ndayigushyira Ntayo nkusabye. Wese Usa wowe ushakira kuri regime nka. Usa Ako niba ushaka regime. kubyibuha mbwira uburyo wawe nabibwira ngo ushaka ubyibuhe. umugabo wanjye Nta akunda soni. gutya ngana Sohoka. ibintu bikuca Sha. buryo uza kunyigerereza Ngiye ntukajya iyo nkurebye numvise sema inzamutse. Sha. niwe nawe none ugize Iseseme. Yego, iseseme. iseseme yarabuze Yo umva. Iyo nkurebye kirungurira kirabira. kibwire kibire gitogotse n'ikirunga cya Nyiragongo kizana Soni. Uricaye muri salo rega akaguru akageretse ku kandi uri kuvuga ubugambo. uretse no kukagereka niyo nakagereka no kumeza Ni ni saro y'umugabo wanjye ngo salo y'umugabo wawe. Amagambo n'agakora urumva. Hejuru y'iki se? hejuru y'uko umugabo wanjye Yego. naramukabakeye naramukabakeye Ntabwo uri hano umugabo wawe. Nta nubwo uza namukuye uza amajoro yandaje Muri kurwana Oba, nabi. reka nkubwire. Ucecetse mabuje. Uriya abagore yabari mu ngo nta bihanga biri mu nkono. Murwane ukubita undi azajya wahene. Iki ni iki? Mabuje nguranuka kubita umuntu. Mukubite. Kubita umuntu nguranuka. Ngoda nuka yanuka nyine tanuka none se dukomeza guceceka twese tukihorerana urabona amaherezo ari aya Nyirama Sabina Sheri kwakira rega yuko uri mushiki wanjye byangoye pe ntakubeshya n'uburyo ngukundamo kandi urukundo ngukunda ni rwinshi cyane nta n'icyabihindura pe none se ukumva ko ari njye uri bubyakire cyangwa ari njye wabyumva mu buryo bworoshye amakosa n'ubu ntabwo ari ayacu rega shawarushye burinda bwira pe Fred musaza wanjye n'indirimbo umuntu atera ukumva njyewe ntabwo nayibonera inyikirizo ariko uko byagenda kose by fire by force ntabwo nshobora kwemera kugutagaza njyewe ntabwo mfite ubushobozi bwo gutunga nka mushiki wanjye pe icyo ntabwo gishoboka you must be my girlfriend no kukureba byananiye pe
siko bavuga yuko buri kimwe cyose kibaho kubw'impamvu. Ubu ushobora kumbwira impamvu yera yirabura yaba yaratumye bino bintu byose bitubaho? ahubwo ari uko umuntu agira agahanga gakomeye, umuntu yakaba yarirukanse no ku musozi. ndi kwibuka ibintu byose twaciye bwa nyuma na nyuma. Nyiramana na Freddy amaraso. Ikindi nanone ni ukuba waraje muri runo rugo none ukaza uri nk'umukozi, nyuma abantu bakagucunaguza. Zanirwa uzi intambara zose narwanya. At the final nibwo babonye kuza baravuga ngo uri mushiki wanjye. Byose bishoboka gute? Ntabwo nabyemera. Njye ndi gutekereza mama ni imikino ari kunkina we na bosi ni ibiki ko? Oya, muzehe wanjye ntabwo ajya akina iyo mikino. Ariko amakosa n'ayanjye ahari. Igihe ubundi ibintu by'inkundo ntabwo byari ibintu byanjye pe. Ndinze ngana gutya niwe muhungu wa mbere nari nkunze. Yewe nibyo nagerageje nabyo ntibyakunze umanza. Kutayitaba. Ntabwo ari ngombwa dukomeze. Oya sheri yitaye. Bivuze ngo nje inyuma. Oya. Ese niyo mpamvu ushaka kumbwira yatuma utitabira telefone? Ese bigutwaye kiwetse tukaganira. Baby yitabe rwose nimba ushaka amahoro muri no rugo. Si kuki usigaho unkeka. Baby nimba utayitaba ubwo ngiye kwigendera. Urayitaba cyangwa ntabwo yitaba? Haretse ntihagire umuntu uturogoya bigenda. Rero yitabe. Nese uri gukeka iki? Sheri yitabe. Nyine ivuyeho. nyine wasa ubu abantu baze baturogoye mu kiganiro cyacu. Aho yabye ikiganiro tuwe tubishyize ku ruhande. Nese ubu ni banza uvugane n'uwo muntu uguhamagaye. baryara unkekera ibintu bibi. Vugana n'uwo muntu umwihamagarire se cyangwa niyongera agahamagara. Nutamufata turabyenga ari iminyaga. Once. Good. Utagiye kubona. Cyapaye. Oui. Oui. Mfana nta kibazo. Nyine ndaza ndabigusobanurira wihita wibuka. Mbwira uwo mwana wabyaranye nande, uwo mwana wamubyaye ryari? We baguteye indura bimpisha? Ntabwo twaje hano nkubwira ngo hari ikintu gikomeye nje kukubwira, n'ubundi ibi bintu byo nari ngiye kukubwira. Ariko rwose uwo mwana ni uwande?